Red Blue JD. The Holocaust ariyo jenoside yakorewe abayahudi ikaba inazwi ku izina rya Showa mu giheburayo, ikorerwa abayahudi bagera kuri miliyoni 9 bari batuye ku mugabane w'Uburayi, miliyoni 6 muri bo bakahasiga ubuzima. Iyi jenoside itegurwa kandi igashyirwa mu bikorwa n'ishyaka ry'abanazi ryari riyobowe na Adolf Hitler afatanyije n'abandi bategetsi bo mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi Ubudage bwari bumaze kwigarurira. Jenoside ikorerwa abayahudi igirwamo uruhare n'inzego zose z'ubutegetsi aho mu Budage, haba mu kuyitegura ndetse no kuyishyira mu bikorwa. Ibigo by'imfungwa bigera ku 42 ndetse n'abantu bagera ku 200 nibo bazwi kuba bagira uruhare rukomeye muri iyi jenoside. Itotezwa n'iyicwa ry'abayahudi bikorwa mu byiciro. Guhera mu myaka y'1930 ubwo Hitler yafataga ubutegetsi mu Budage afatanyije n'ishyaka rye ry'abanazi, bashyiraho amategeko akumira abayahudi mu bikorwa bimwe na bimwe. Bagatangira kubaka inkambi zo gukusanyirizamo abayahudi guhera mu mwaka w'1933. Hanyuma intambara ya kabiri y'isi itangiye mu 1939, abayahudi bagakusanyirizwa muri ghetto zo mu mijyi itandukanye yo ku mugabane w'Uburayi aho bari babayeho nabi cyane. Jenoside isobanurwa nk'ubwicanyi ndengakamere bwateguwe kandi bugakorwa na leta bugambiriye kurimbura igice kimwe cy'abaturage bayo ishingiye ku bwoko bwabo, ku idini ryabo cyangwa ku ishyaka rya politiki abo baturage babarizwamo. Leta igira umugambi n'ubushake busesuye aribyo intention byo gutsemba icyo gice cy'abaturage bayo kandi koko ikabishyira mu bikorwa. Leta itegura jenoside ibikorera gahunda kandi ikayigeraho. Uwicwa ntazira icyo yakoze, azira gusa ko ari umwe mu bagize igice cy'abo baturage bagomba kurimburwa. Jenoside igira umurongo mugari igenderaho, niwo uhuza abasangiye icyerekezo kimwe cyo gukora jenoside. Uwo murongo mugari niwo bita ingengabitekerezo ya jenoside. Abakora ubushakashatsi kuri jenoside bavuga ko kuva ku itegurwa ryayo kugeza ishyizwe mu bikorwa biza mu byiciro. By'umwihariko mu mwaka w'1996 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Gregory Stanton ageza muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyandiko yerekana uburyo jenoside itegurwa ikanashyirwa mu bikorwa. Aha akaba yaratangaga ibimenyetso byakwifashishwa mu kumenya aho jenoside iri gutegurwa ndetse n'inama zakwifashishwa mu kuyirwanya no kwirinda ko yashyirwa mu bikorwa. Bwana Stanton ashyira itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside mu byiciro 8. Icyiciro cya mbere ni icya classification. Aha abantu bo mu bwoko butandukanye bashyirwa mu byiciro bagamije kubacamo ibice ndetse no kwangisha bamwe abandi. Nyuma haza icyiciro cya symbolization. Aha abantu bo mu bwoko runaka butifuzwa bugiye gukorerwa jenoside batangira gushyirwaho ibimenyetso bituma aho bageze hose umuntu ashobora kumenya abari bo. Ibyo bimenyetso bishobora kuba bishingiye ku miterere y'imibiri yabo, imyambarire yabo, bimwe mu byerekana imyemerere yabo n'ibindi. Nyuma haza icyiciro cya dehumanization. Aha abantu bo muri bwa bwoko buzakorerwa jenoside batangira kwamburwa ubumuntu bwabo, bakagiriranwa n'inyamaswa, udukoko, indwara zikomeye n'ibindi byinshi bituma badafatwa nk'abantu. Nyuma hakurikiraho icyiciro cya organization. Jenoside iyo ari yo yose irategurwa. Abategetsi bariho bashyiraho imitwe yitwaje intwaro igahabwa imyitozo byose mu rwego rwo kwitegura kurimbura abo muri bwa bwoko batifuza. Icyiciro cya 5 ni cya polarization. Aha abantu bafite umugambi wo kurimbura abo mu bundi bwoko batangira no kwibasira abo mu bwoko bwabo badashyigikiye ibyo barimo gukora. Icyiciro cya 6 ni cya preparation. Hano liste z'abagomba kwicwa zirakorwa, aho batuye hagashyirwa ibimenyetso, bagategekwa kwitwaza ikibaranga aho bari hose kandi igihe cyose. Icyiciro cya 7 ni cya extermination. Aha ho umugambi wo kurimbura abantu bo mu bwoko runaka ushyirwa mu bikorwa mu buryo bweruye. Gahunda ariyo kudasiga n'uwo kubara inkuru. Hano hazamo no kwimura abantu aho bari batuye bakabajyana nko mu nkambi cyangwa se ahandi hantu babahuriza hamwe, haba mu mashuri cyangwa mu sengero, ariko umugambi ari wo kubarimbura, cyane ko baba batagifatwa nk'abantu bafite ubumuntu bakwiriye kubaho. Nyuma yo gushyira mu bikorwa umugambi wabo wo kurimbura abantu bo mu bwoko runaka,
abateguye jenoside bakanishyira mu bikorwa bakomeza umugambi wabo, noneho bahakana ko higeze habaho jenoside. Hano tuba tugeze mu cyiciro cya 8 aricyo cya denial cyangwa se guhakana no gupfobya jenoside. Ibyo byiciro byose tubonye rero bikaba ari byitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside muri rusange. Reka twibande kuri jenoside yakorewe abayahudi noneho by'umwihariko turebe uko yateguwe n'uburyo ishyirwa mu bikorwa. Jenoside ikorerwa abayahudi rero kimwe nk'izindi jenoside nayo irategurwa ndetse ikanageragezwa mu buryo butandukanye, ari nako abaturage b'u Budage by'umwihariko bigishwa kwanga abayahudi. Uyu ni Michael Berenbaum wo muri Universite y'Abayahudi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo usobanukirwe na jenoside ikorerwa abayahudi ni ngombwa gusobanukirwa n'amagambo 6. Irya mbere ni definition, irya kabiri ni expropriation, irya gatatu ni concentration, irya kane ni Einsatzgruppen, irya gatanu ni deportation, na irya gatandatu ni death camps. Abashakashatsi Yehuda Bauer na Lucy Davidovich bavuga ko kwanga abayahudi no kubatoteza mu gihugu cy'Ubudage bihera mu myaka y'igihumbi nyuma y'ivuka rya Yezu. Kwica abayahudi aho mu Budage bikaba byaragiye bikorwa ku nshuro nyinshi mu myaka yabanjirije jenoside nyirizina. Mu kinyejana cya 19 hagati aho mu Budage ndetse no muri Autriche Hongrie hatangira ivuka ry'imitwe y'abantu bari bibumbiye mu kizwi nka Völkisch Movement. Aba bantu bakaba barashyiraga cyane imbere ivangura rishingiye ku ruhu, bakumva ko abantu bafite uruhu rwera ari bo beza kandi bakwiye kuba hejuru y'abandi. Abagize iyi mitwe bakaba baragenderaga ku ngengabitekerezo yavugaga ko abayahudi ari ubwoko buri mu ntambara n'abazungu ba nyabo, ngo iyi ntambara ikaba yari ishingiye ku gukontorora isi. Ibitekerezo by'iyi Völkisch Movement nibyo biza kwifashishwa nabo mu ishyaka ry'abanazi ari nabo bakora jenoside y'abayahudi. Mu kurushaho gusobanukirwa jenoside ikorerwa abayahudi, reka duhere kuri rya jambo rya mbere ari ryo definition. Uyu ni Michael Berenbaum. Ubusanzwe dusobanura ubuyahudi duhereye ku karango basanzwe bafite, imico n'imigenzo yabo ndetse n'imyemerere bafite. Abadage bo basobanuraga ubuyahudi bahereye ku kuba umuntu runaka afite sekuru cyangwa se nyirakuru wari ufite imyemerere ya kiyahudi. Mu mwaka w'1912 umwanditsi witwa Heinrich Class yandika ko umuyahudi ari umuntu wari we wese wari uri mu idini rya kiyahudi mu mwaka w'1871 cyangwa se undi wese wari ufite byibuze sekuru cyangwa nyirakuru b'abayahudi. Uyu Class kandi yandika ko abayahudi bose batuye mu Budage bakwiye kwamburwa ubwenegihugu bagafatwa nk'abanyamahanga badafite uburenganzira nk'ubw'abandi baturage b'u Budage, batemerewe gutunga ubutaka, kubona akazi ka leta, gukora itangazamakuru, gukora muri banki n'indi mirimo myinshi yasabaga ko umuntu yaba yaragiye mu ishuri. Uyu ni David Silberklang, umushakashatsi kuri jenoside ikorerwa abayahudi. Mu kwezi kwa mbere mu 1933 abanazi bafata ubutegetsi mu Budage. Igice kimwe cy'abanazi bifuzaga ko bahita barimbura abayahudi ako kanya nta gutegereza. Ni muri uru rwego batangiye gushyiraho amategeko akandamiza abayahudi, bakirukanwa mu mirimo ya leta ndetse n'ahandi hantu hose hari higanje abayahudi, haba mu mashuri mato n'amakuru, mu baganga, mu banyamategeko n'ahandi.
abayahudi bahindurwa abantu badakenewe muri sosiyete y'Ubudage. Ibintu birushaho gukomera ubwo abanazi bashyiragaho amategeko ya Nuremberg. Aya mategeko ashyirwaho mu mwaka w'1935 n'ishyaka ry'abanazi mu nama ibera mu mujyi wa Nuremberg mu Budage. Yari amategeko abiri yarakaze kandi agamije gukumira abayahudi mu buzima bw'igihugu. Usibye ibyo kandi agamije kwambura abayahudi bo mu Budage ubwenegihugu bw'Ubudage. Uyu ni David Silberklang. Mu gushyiraho aya mategeko, abanazi bavuga ko ari amategeko agamije gusobanura ubwenegihugu bw'Ubudage, gusobanura umudage wa nyawe n'utari umudage. Ariko mu by'ukuri aya mategeko asobanura gusa utaragombaga kwitwa umudage, kandi uwo muntu bavugagamo yari umuyahudi. Itegeko rya mbere muri aya ryari Law for Protection of German Blood and German Honor, cyangwa itegeko ryo kubungabunga ubusugire bw'amaraso y'Abadage n'icyubahiro cyabo. Iryo tegeko rikaba ryarabuzaga gushyingiranwa hagati y'Abadage n'Abayahudi, rikanabuza Abadage b'igitsina gore bari munsi y'imyaka 45 gukora akazi mu ngo z'Abayahudi. Itegeko rya kabiri ryitwaga Reich Citizenship Law, cyangwa se itegeko rigena uwitwa umunyagihugu w'Ubudage. Iryo tegeko ryavugaga ko umuturage w'Ubudage ari ufite amaraso y'Abadage cyangwa inkomoko ku Badage. Abasigaye bafatwaga nk'abantu batuye muri leta y'Ubudage badafite uburenganzira nk'ubw'abandi banyagihugu. By'umwihariko muri iryo tegeko mongeramo ingingo ivuga umuyahudi uwo ari we, nyuma bakongeramo n'izindi ngingo zivuga by'umwihariko ku bantu bo mu bwoko bwa Romani ndetse n'abirabura babagaho mu Budage. Abo bantu bakaba barafatwaga nk'abanzi ba leta y'Ubudage. Guhera mu mwaka w'1938, Abayahudi bategekwa kongera ku mazina bari bafite izina rya Israel ku bagabo na Sara ku bagore. Ubutegetsi bw'abanazi bushyiraho uburyo bwose bushoboka bwo kubiba urwango ku Bayahudi. Gahunda nyinshi zo kubakandamiza zishyirwaho mu mashuri, ibitabo bigenewe abana ugasangamo amashusho yerekana uburyo Abayahudi ari abanzi b'ikiremwa muntu, abanzi b'abaturage b'Ubudage, bityo akaba ari abantu bakwiye kurimburwa. Muracyakomeje gukurikira ikiganiro umurage w'amateka kuri Kate Radio. Uyu munsi turi kuvuga kuri jenoside yakorewe Abayahudi. Ijambo rya kabiri rikoreshwa mu gusobanukirwa jenoside ikorerwa Abayahudi ni expropriation. Aha Abayahudi bamburwa imitungo yabo, amazu yabo, bakamburwa uburenganzira ku mutungo wari wo wose, ndetse na duke bari basigaranye bagategekwa kutwandika. Umugambi wo kuvana Abayahudi mu byabo no kubirukana mu Budage ndetse no ku mugabane w'Uburayi utangira mbere y'intambara ya kabiri y'isi. Mu ntangiriro bikorwa mu mahoro. Ubwumvikane hagati ya Zionist Federation of Germany na leta y'abanazi butuma Abayahudi bagera ku 60,000 bimukira muri Palestine mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira. Adolf Hitler akaba yari yaratangiye gutekereza ku buryo yakwimura Abayahudi babaga mu Budage bakajyanwa mu cyahoze ari koloni z'Ubudage arizo Tanganyika na Namibia. Gusaza kwisubiraho avuga ko ngahantu hamenekeye amaraso y'intwari z'Abadage hadakwiye gutuzwa abanzi bakomeye b'Ubudage. Leta y'abanazi inagirana imishyikirano n'ibihugu by'Ubwongereza, Ubutaliyani n'Ubufaransa kugira ngo byemere kwakira Abayahudi b'Abadage muri koloni zabyo zari ziri muri Palestine, muri Abyssinia ariyo Ethiopia y'ubu, muri Zimbabwe, Madagascar ndetse no muri Australia. Muri aha hantu hose Madagascar niyo Abadage batekerezagaho cyane, ndetse na gahunda yari yaramaze gufatwa neza ku buryo haburaga gatongo Abayahudi bose bo ku mugabane w'Uburayi bimurirwe aho muri Madagascar. Reinhard Tristan Eugen Heydrich, umwe mu bategura jenoside ikorerwa Abayahudi, avuga ko Madagascar yagombaga kuba territorial final solution, cyangwa se igisubizo cya nyuma
ku kibazo cy'abayahudi bakajya gutuzwa aho muri Madagascar. Gusa mu mwaka w'1941 nibwo ubwicanyi bweruye butangira gukorwa na leta y'abanazi. Iyo gahunda yo kubimura igahagarikwa. Urwango rw'abayahudi rukaba rwari rukaze cyane ku buryo hari haranashyizweho imikino yakinirwaga mu miryango, abantu barushanwa kugira umubare munini w'abayahudi birukana mu gihugu. Hagati y'umwaka w'1933 n'1939, 80% by'imitungo yose yari itunzwe n'abayahudi barayamburwa. 50% by'ibikorwa by'ubucuruzi by'abayahudi nabyo bigafungwa. 50% by'abayahudi nabo bavanwa mu byabo. Uyu ni Michael Berenbaum. Nyuma y'uko abayahudi birukanwe mu maduka yabo ndetse no mu mazu yabo, abadage baraza bakigarurira iyo mitungo. Nkeka ko abaturage basanzwe bari bazi neza ko aba bantu birukanwe batazagaruka. Ntabwo bibaza impamvu batazagaruka, ariko bari babizi neza ko batazagaruka. Mu mwaka w'1939 Ubudage bwinjira muri Polonye bukigarurira icyo gihugu. Intambara ya kabiri y'isi igatangira icyo gihe Polonye yari ituwe na miliyoni hafi 3 z'abayahudi. Ibikorwa bya mbere byo kurimbura abayahudi ku mugabane w'Uburayi biheraho muri Polonye muri uwo mwaka w'1939 mu kizwi nka Operation Tannenberg. Reinhard Heydrich niwe ugira igitekerezo cyo kubumbira hamwe abayahudi bose muri za ghetto zo mu mijyi minini kugira ngo bakoreshwe imirimo y'agahato n'igisirikare cy'Ubudage. Iyi mirimo nayo ikaba yari bumwe mu buryo bwo kurimbura abayahudi, kuko abanazi bari banafite ijambo ry'ikidage bakoreshaga babisobanura rishatse kuvuga ngo extermination through labor, cyangwa kurimbura binyuze mu mirimo y'agahato. Izo ghetto zubakwa hafi y'amahuriro y'inzira za gari ya moshi kugira ngo nk'uko Heydrich yabivugaga byorohe kubagenzura ndetse igihe nikigera babashe kubimura. Ariko uku kubimura nk'uko biza kuvugwa n'umwe mu bakora jenoside y'abayahudi yasobanuraga ko kwari ukubajyana mu nkambi bakabarimbura. Gusa muri za ghetto ubuzima bwari bubi cyane ku buryo 50% by'abari bahatuye bapfaga. Aho muri Polonye kandi niho umutwe witwa Einsatzgruppen utangira gukorera. Einsatzgruppen rikaba ryari ishami rya SS cyangwa Schusterfeld, umutwe wa gisirikare w'ishyaka ry'abanazi. Uyu ni Michael Berenbaum. Uyu wari umutwe w'abantu bari barahisemo kugenda bica mu mijyi, mu midugudu, mu nsisiro n'ahandi. Ntabwo bageragezaga guhisha ibyo bari barimo gukora. Umutwe wa Einsatzgruppen wigaragaza cyane ubwo Ubudage bwari bumaze kwigarurira leta z'Abasoviyeti mu mwaka w'1941. Aho muri leta z'Abasoviyeti uyu mutwe uhicara amamiliyoni y'abayahudi bari bahatuye. Usibye Polonye na leta z'Abasoviyeti, Ubudage bwigarurira n'ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi, harimo Ubufaransa, Norvège, Ubuholandi, Luxembourg, Ububiligi, Yugoslavia n'Ubugereki. Aha hose bashyiraho amategeko yambura uburenganzira abayahudi. Mu bihugu byari biri ku ruhande rw'Ubudage mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, bimwe ntabwo bihita bitangira gukandamiza abayahudi ako kanya, ariko nyuma biza kubikora nyuma y'igitsure cy'Ubudage. Usibye ku mugabane w'Uburayi, gukandamiza abayahudi bigera no muri Afurika y'Amajyaruguru. Muri Libya icyo gihe yategekwaga n'Abataliyani bari bashyigikiye Ubudage, naho bashyirwaho amategeko akandamiza abayahudi. Abagera ku 20 boherezwa mu nkambi bakoreramo imirimo y'uburetwa ku mugabane w'Uburayi. Abandi bagashyirwa mu nkambi zari mu bice bitandukanye bya Libya. Ahandi ni muri Tunisia, ari nacyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika ya ruguru kigarurirwa n'abanazi. Aha muri Tunisia abanazi bashyiraho amategeko akandamiza abayahudi, bakabambura imitungo yabo ndetse bakabategeka kuzajya bambara inyenyeri isa n'umuhondo kugira ngo bigaragaze aho bari hose. Ubwo abanazi bageraga aho muri Tunisia,
hari hatuye abayahudi bagera ku bihumbi 100. Ibihumbi 5 muri bo bakoreshwa imirimo y'agahato, abagera ku bihumbi 2575 bakahasiga ubuzima. Irindi jambo rikoreshwa cyane mu gusobanura jenoside ikorerwa abayahudi ni concentration. Abanazi batangira gushyiraho inkambi zo gufungiramo abantu guhera mu mwaka w'1933 ubwo Hitler yafataga ubutegetsi. Mu ntangiriro izi nkambi zikoreshwa mu gufunga abataravugaga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abaharaniraga uburenganzira bw'abakozi. Icyo gihe izo nkambi zari zifungiyemo abantu bagera ku 45,000. Guhera mu myaka y'1934 n'1935 Heinrich Himmler uyoboraga umutwe wa SS atangira gukoresha izi nkambi mu gufunga abantu bose bafatwaga nk'aho bari munsi y'Abadage banyabo, abantu batuzuye. Abo ni nk'abayahudi, abanyabyaha batandukanye, abatinganyi ndetse n'abo mu bwoko bwa Romani. Bigera mu mwaka w'1945 ubwo intambara ya kabiri y'isi yarangiraga, izi nkambi zifungiyemo abantu bagera ku bihumbi 715. Usibye izi nkambi, ijambo concentration rizamo na za ghetto twabonye zari zarahurijwemo abayahudi. Uyu ni Michael Berenbaum. Izi nkambi umuntu yazifata nk'ikigega cyangwa se ahantu abayahudi babikwaga mbere yuko baza kubafata bakabajyana ahandi hantu bajyanwaga hari mu kizwi nka death camps cyangwa se inkambi z'urupfu. Turahagarukaho mu kanya gatoya. Abashakashatsi bo mu nzu y'amateka ya jenoside yakorewe abayahudi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko hagati y'umwaka w'1933 n'1945 hashyirwaho inkambi 42,000. Abantu bari hagati ya miliyoni 15 na 20 bafungirwa muri izi nkambi, abenshi muri bo bakahasiga ubuzima. Nyuma ya concentration haza deportation. Twari tumaze kubona ko Abadage batangira gufungira abayahudi muri za ghetto ndetse no mu nkambi aho bakoreshwaga imirimo itandukanye y'agahato. Ariko mu by'ukuri umugambi ntago wari uwo kubakoresha iyo mirimo y'agahato. Umugambi wari uwo kubarimbura mu buryo bworoshye. Ni muri urwo rwego batangira kuzajya babavana muri za ghetto bakabajyana ahandi hantu bagiye kubica. Uyu ni Michael Berenbaum. Iyo witegereje usanga ghettos zari nk'ibigega bibitsemo abayahudi mu gihe bategereje ko ibyangombwa bikenewe byo kubarimbura biboneka. Aha rero hifashishwa cyane inzira ya gari ya moshi mu kubavana muri ghetto bakabajyana noneho mu zindi nkambi zo kubiciramo. Gari ya moshi zikoreshwa mu gutwara abantu bagera ku bihumbi 10 buri munsi bagiye kwicwa. Hifashishwa gari ya moshi zikorera imizigo kuko arizo babashaga gufungira inyuma hakajyamwe abantu benshi. Mu gihe handi ku mugabane w'Uburayi container imwe yashoboraga gutwara abantu bagera kuri 40, muri Pologne ho bakoresha gari ya moshi zishobora gutwara abantu ibihumbi 5 kandi zifite rukururana 60. Ni ukuvuga ko container imwe yashoboraga kujyamwe abantu hagati y'ijana n'ijana na 10. Bari benshi cyane. Mu minsi y'impera z'icyumweru abari bashinzwe kurinda izi gari ya moshi bafataga ikiruhuko. Ni ukuvuga ko abayahudi bagumaga muri za container kuva ku wa gatandatu nyuma ya saa sita kugeza ku wa mbere mu gitondo, ubwo akazi kasubukurwaga uko bisanzwe.
iyo abayahudi bavanwaga muri za ghetto ndetse n'inkambi bari bafungiyemo bashyirwaga muri gari ya moshi bakajyanwa mu nkambi zo kwicirwamo cyangwa se death camps mu cyongereza. Izi nkambi zari zizwi ku izina rya extermination camps cyangwa se inkambi zo kurimburirwamo. Izi nkambi zo zitangira kubakwa guhera mu mwaka w'1939. Izi nkambi umuntu ashobora no kwita inganda zari zarubatswe by'umwihariko kugira ngo zicirwemo amamiliyoni y'abayahudi, abaslave, abakomuniste ndetse n'abandi bantu bose abanazi bumvaga ko badakwiye kubaho. Igitekerezo cyo kuzubaka kikaba gihera ku bundi bwicanyi abanazi bari barigeze gukora ubwo bakoreshaga ibyuka bihumanya bakica abantu bari bafite indwara zo mu mutwe. Technology yari yarakoreshejwe aha niyo bavugurura none igakoreshwa mu kwica abo batifuzaga bose, by'umwihariko abayahudi dore ko bari bagize 90% by'abicwaga bose. Muri izi nkambi cyangwa se inganda z'urupfu amamiliyoni y'abantu yicishwa gaze. Aha bakaba baracanaga za moteri none imyuka zisohora ikinjira mu byumba abantu babaga bafungiranyemo bakayihumeka bagapfa. Uyu ni Tom Blatt, umwe mu barokokera mu nkambi ya Sobibor. Reka mbabwire uko byagendaga. Gari ya moshi yarazaga, abantu bakababwira kuvamo bagashyiramo imizigo yabo hasi maze bakabizeza ko ntacyo iri bube. Nyuma bahuraga n'umudage wabaga wambaye imyenda y'abaganga wabaganirizaga neza n'umutima mwiza akabasaba ko bakuramo imyenda bakajya koga. Akenshi aba bantu ntabwo basobanukirwaga. Hari igihe banakumaga mu mashyi batunguwe no kubona umudage urimo kubaganiriza neza. Baberekaga inzira banyuramo bakajya mu byumba byitwa ko ari byo kogeramo. Iyo nzira iza kumenyekana ku izina ry'umuhanda ujya mu ijuru. Hashize nk'umunota umwe cyangwa ibiri moteri zitangiye kwaka, numvise abantu bavuza induru. Hashira nk'iminota 15 urusaku rugashira. Inyinshi muri izi nkambi zari zubatse mu gihugu cya Polonye zitikiriramo amamiliyoni y'abayahudi. Mu nkambi ya Auschwitz hafiramwe abantu bagera kuri 1,000,000. Mu nkambi ya Belzec hatikirira abageze ku 600,000. Mu nkambi ya Chermino hapfira 320. Majdanek 360, Sobibor 250 na Treblinka 870. 6 million people crying from the grave. Invisible people calling out their name. Beautiful people taken from their home. Scattered people. Nubwo irimburwa ry'abayahudi rihagarikwa mu mwaka w'1945 mu gihe intambara ya kabiri y'isi yari irimo kurangira, amakuru yuko abayahudi bari barimo kwicwa atangira kumenyekana guhera mu myaka y'1942. Hari abantu bake babasha gutoroka izi nkambi bagahungira mu baturage bari baturanye nazo. Aba bantu nibo babasha gushyira ahagaragara amakuru y'ibyarimo bikorerwa muri izo nkambi. Umwe muri bo ni uwitwa Jacob Grojanowski. Mu kwezi kwa kabiri 1942 abasha kugera muri ghetto yo mu mujyi wa Varsovie agaha amakuru bagenzi be b'abayahudi ari nabo bageza ubuhamya bwe i Londres mu Bwongereza. Gusa ubuhamya yari yatanze ntago bizwi niba hari icyo bumara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho guhera muri 1942 bari bazi ko abayahudi barimo kurimburwa, ariko ngo birinda gushyira ayo makuru ahagaragara. Mu kwezi k'Ukuboza uwo mwaka nibwo ibihugu byari byishyize hamwe ngo birwanye Hitler bishyira ahagaragara ubutumwa bwamagana ibikorwa bya kinyamaswa uyu Hitler n'abambari be bari barimo gukora. Blessed people who tried to help, while evil people schemed among themselves. Everyday people who ignored the news
so indifferent people. Nyuma y'uko ingabo z'Ubudage zitangiye gutsindwa ku rugamba nibwo abayahudi batangira kurokorwa cyane cyane n'ingabo z'Abasoviyeti. Inkambi ya mbere ikomeye ibohorwa ni iya Majdanek hari ku itariki 23 Nyakanga 1944. Inkambi ya Chermino ibohorwa nayo n'Abasoviyeti ku itariki 20 Mutarama 1945. Inkambi ya Auschwitz yo ibohorwa n'Abasoviyeti ku itariki 27 Mutarama uwo mwaka 1945. Inkambi ya Treblinka, Sobibor na Belzec ntago zigera zibohorwa, ahubwo zisenywa n'abanazi mu gihe bari barimo guhunga mu rwego rwo guhisha ibimenyetso by'amahano bari barakoze. Inkambi nyinshi zibohorwa basangamo imfungwa nke kuko abandi benshi bari barimuriwe mu zindi nkambi zari zikiri mu maboko y'abanazi. Abenshi mu borokoka bari barishwe n'inzara bananutse cyane, mu gihe imibiri y'ibihumbi yabishwe yari yanitse ku izuba itarashyingura. Turimo kugana ku musozo w'ikiganiro umurage w'amateka cy'uyu munsi. Ni ikiganiro kibanze kuri jenoside ikorerwa abayahudi. Muri rusange, jenoside ikorerwa abayahudi ihitana abantu bagera kuri 5,930,000. Ni ukuvuga abarenga 70% by'abayahudi bose bari batuye ku mugabane w'Uburayi. 3,000,000 muri aba bicirwa muri Polonye. Usibye abayahudi, abanazi banica kandi Abasoviyeti bagera kuri 3,000,000, Abanyapolonye bagera kuri 2,000,000, Abaserbe 500,000, abafite ubumuga butandukanye bagera ku 270, ndetse n'abahamya ba Jehova bagera ku 5,000. Nyuma y'uko jenoside ikorerwa abayahudi ihagaritswe, ingabo zishyize hamwe zitangira kuburanisha abategetsi b'abanazi mu kizwi nka Nuremberg Trials. Izi manza zibera mu mujyi wa Nuremberg aho mu Budage hagati ya tariki 20 Ugushyingo 1945 n'iya mbere Ukwakira 1946. 23 mu bari bagize ubutegetsi bw'abanazi ndetse n'imiryango cyangwa se ibigo byari byarabafashije mu gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside baraburanishwa. Bamwe muri aba bagirwa abere, abandi bagakatirwa ibihano biva ku gufungwa imyaka iri hagati y'10 na 15, gufungwa burundu cyangwa se kunyongwa. Usibye gukurikirana mu rukiko abategura bakanashyira mu bikorwa jenoside, leta ya Israeli inasaba ko Ubudage bwishyura indishyi z'akababaro abayahudi. Mu ntangiriro Israeli yasabaga miliyari 1.5 by'amadolari. Ariko mu mwaka wa 1951 Ubudage na Israeli byumvikana kwishyura miliyoni 845 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 14. Mu mwaka wa 1988 Ubudage bw'uburengerazuba bwongera kwishyura izindi ndishyi za miliyoni 125. Mu mwaka wa 1999 ibigo by'ubucuruzi by'Abadage bijyanwa mu nkiko bisabwa kwishyura indishyi kuko byarakoresheje ku ngufu abakozi b'Abayahudi. Ibi bigo byemera gukusanya miliyari 5 z'amadolari yari guhabwa abayahudi baba bakiriho bakoze mu nganda zabyo. Mu mwaka wa 2012 Ubudage kandi bwemeye kwishyura izindi miliyoni 772 nyuma y'imishyikirano na leta ya Israeli. Red Blue JD